kugira ngo menye ko ndwaye sida njye nabyeretswe n'ibyuma by'abaganga hari akabyimba nabanje kurwara mu mukondo, akabyimba karagenda akandi kaza mu ntantu hafi ku gitsina karagenda. Ubwo birangiye rero akandi kaje mu mugongo, maze kubona utwo tumenyetso ariko namwe ntiwazipimisha nkari uko bimeze. Ubwo rero byabaye ngombwa ko nipimisha bamesa nkafite ubwandu, njyana aha kabiri nsanga afite ubwandu. Nakwibona rero uyu mubyeyi mubona aha ngaha yari inshuti yanjye ya hafi, tuganira buri cyose, mbona ariwe muntu nishyikiraho. Nabanje kumwegera ndamubwira nti rero nyumve ko mfite ikibazo, nimvuye kwa muganga mu by'ukuri nsanze mfite ubwandu, nsanze naranduje. Arambwira ati koko niko bimeze. Hajya mama wavuze ko witwa nde? Nyirabakunzi Clementine. Yego, Nyirabakunzi Clementine. Ubura ngo ujya kuba ari inkuru ngo bigenda gutera, iyo bari inkuru ngo ziratuba. Iyo bari inkuru ziratuba, ariko iyo nyirubwite abyiberemo nibyo biba biri byiza. Amahirwe nuko musa nkaho n'undi muturanye, bibaye ngombwa inshuti zacu yuko tumenya amakuru yuko uyu muntu baturanye. Ndavuze ni reka tube duhagaritse ikiganiro duhamagara uno muntu, kuko wari umaze kutubwira yuko atuye hano hafi. Uraho neza mama wanjye? Muraho neza. Naguhaye mikoro gatoya. Hari ukuntu yaramaze kutubwira, nawe uraje utwibwire. Hari amakuru yaramaze kutubwira, ariko amakuru yatubwiraga n'ayawe. Baye ngombwa yuko wowe wiyizira nyirubwite urabitubwira. Amahirwe numvishe yuko iki kiganiro atari hano honyine ugiye kugitanga, ari n'ahandi hantu ugize kugitanga. Nubona uyu muntu umuzi, ntutungurwe. Uyu mudamu wundi wari kutubwira ni umutangabuhamya, nk'umuntu wari inshuti yiwe yabiganirije, amera nk'umurwaje. Tubwire iyi nkuru ngo akura abanza twibwire, utubwire n'ukuntu iyi nkuru byagenze. Amazina yanjye ni Twizeye Trifina. Uwizeye? Uwizeye Trifina. Yego. Umusirimu wanambaye neza cyane ariko. Erega nivyo. Yego. Kubera Imana. None se Trifi, byagenze gute kugira ngo wowe umenye ko urwaye sida? Ngiye kugira ngo menye ko ndwaye sida njye nabyeretswe n'ibyuma by'abaganga. Hari hajeho gahunda yo kwipimisha, ngiye njya kwipimisha. Ugerageze tubwire ahantu wipimishirije. Nipimishirije kuri Centre de Santé Ijari, nipimishiriza San Francisco iriya mu Gatsata, ariko bapimaga bakaza bagapima abantu bagafata amaraso n'ubundi bakagenda. Bya bindi rusange baba ari nka gahunda runaka abantu bose bakipimisha. Yego. Aho hombi narahipimishije rero nsanga igisubizo cyanjye kikaza ari positive. Positive bivuga ngo rero byagaragara ko ufite wanduye. Yego. Ubwo rero wenda nk'utumenyetso ntangiye kubona, ariko ntaramenya ibyo ari byo. Hari akabyimba nabanje kurwara mu mukondo, akabyimba karagenda akandi kaza mu ntantu hafi ku gitsina karagenda. Ubwo birangiye rero akandi kaje mu mugongo, maze kubona utwo tumenyetso ariko namwe ntiwazipimisha nkari uko bimeze. Ubwo rero byabaye ngombwa ko nipimisha bamesa nkafite ubwandu, njyana aha kabiri nsanga afite ubwandu. Nakwibona rero uyu mubyeyi mubona aha ngaha yari inshuti yanjye ya hafi, tuganira buri cyose, mbona ariwe muntu nishyikiraho. Nabanje kumwegera ndamubwira nti rero nyumve ko mfite ikibazo, nimvuye kwa muganga mu by'ukuri nsanze mfite ubwandu, nsanze naranduje. Arambwira ati koko niko bimeze. Ndabwira nti rero ikintu ngiye gukora, ngiye kwipimisha ntari nazahara, ifoto yanjye uyibike, nimara no kuzahara uzagende umfotoze indi, ibike nimara gupfa ujye unyibuka. Icyo yakoze yaraturitse ararira. Arambwira ikintu amaze kurira, arambwira ati ikintu nagukorera rero ngiye nzakujyana kuri Suwa. Ati hari umudamu inshuti yanjye numva arambwiye ko yitwa Mama Fisi. Ati nzamukugezaho akujyane kuri Suwa bakurikire ubuzima bwawe. Yego. Yaranjyanye. Tujyayo. Tumaze kujyayo, ubwo naragiye tujyayo nkajya ngenda tukiga nk'uko bimeze. Uwo mudamu Mama Fisi yaragiye amungezayo iwe mu rugo, turanamusura. Ubwo rero nyuma yaho tumaze kumusura nakomeje urugendo rwanjye nkajya ngenda njyenyine. Yego.
maze kugenda nyine byarampangayikishije ndababara, maze kuhabara cyo kuri hasanze abandi icyo gihe baba ko bamaze kwakira abantu babana n'ubwandu bageze ku 6,000. Bamaze kwakira 6,000 numva busingi barusha ubuzima. Ndavuga nanjye ko jya hamwe n'aba ngaba nta kibazo. Ubwo byari kera bavuga ko hari umuganga bita Uwamahoro wabaga Igitarama. Bavuga ko muganga yavumbuye umuti uvura sida. Ni icyo genda ndakibuka. Ubwo ni ryari wowe? Ni muri 2000 kuko numva Mahoro bamuvuga 2005 si icyo gihe cyose. Kuko umwana nari mfite nonsaga yari afite amezi 4 yavutse muri 2004. Ubwo rero mu kwezi kwa 8 nibwo yavutse, njye nipimisha mu kwezi kwa 12 muri 2004. Ubwo byari muri 2005. Yego. Ubwo byarangiye ngewe rero muri ibyo bihe nari mbabaye, ariko utabyumva gutyo kubyakira ni birumvikana. Byabaye ikibazo mitafatwa na diare idakira. Utwo ndiye byo tugahita n'ubwoba niki. Ubwo rero birangije rero nibwo naje kuryama. Maze kuryama ndasinzira, ngiye kumva numva ijwi rinsanze mu nzozi. Birambwira riti uri inyuma y'ishyanga. Ubwo ndavuga wenda nko mu gihe twari inyuma y'igihugu twaragiye mwarahunze. Niho nabashe kwigira ijambo ry'Imana neza, nkamenya kumenya Imana. Ngo mwari muri Uganda hagana muri Kongo bahitaga Zaire. Muri Zaire yego. Wati warankoreraga ati none ati wanteye umugongo ati ko nihindukira indwara ndayikiza. Noneho nge nkangukira hejuru ndavuga iri rije ndavuga nti Mana niba rijwe ari iryawe ni ikimenyetso. Niryo jambo navuze ryonyine. Ndaryama ndasinzira. Maze gusinzira narose inzozi. Haza igipapuro gituruka nko ku gisenge cy'inzu kingana n'igikuta cyanditseho positive rero wajyana kwipimisha habaga handitse negatifu positifu. Bagafata yabaga ari positifu bashagaho ikaramu y'umutuku bakandikamo akaziga. Yaba ari negatifu bagashyira ikaramu y'ubururu cyangwa y'umukara muri ka kaziga ka negatifu. Yego, ikaramu itukura ubwo ni amaraso. Ni nko gupfa bese ubu. Nabo batumaga umuntu yiheba rero. Yabaga bitoroshye. Noneho ubwo byarangiye nza kubona igipapuro ku gikuta cyanditseho positifu n'ikaramu itukura kugeza hasi. Hamanuka icyanditseho negatifu kingana nacyo kiragitwikira bingana n'urusiga. Noneho nkangutse ndavuga nti izi nzozi noneho bimeze biti positifu negatifu koko ibi bintu bibaho bisobanuye iki? Mana we ibi bintu bimbwiye iki ko? Ariko ni ikimenyetso Imana impaye. Bwarakeye umva amaguru nari nyafite naragendaga ngenda kwipimisha ngo ndebe. Nagiye San Francisco ugana hirya mu Gakinjiro urenze CH ku Gitega. Ndahabona ku Gitega rwose. Mageze bati ntabwo dupima umuntu uri wenyine. Nasubiye inyuma. Ugomba kuba uherekeje. Ngeze CH ariko ubwo nkiri kuri suwa nabwiye ntimumpe igipapuro nzajye kwipimisha abasirikare kuko nabandi kubereka ibyangombwa byanjye byerekana ko mfite ubwandu. Ibipapuro byanjye 2. Ndi nipimisha abasirikare none umenye abasirikare mfite. Basi se wari waratangiye gufata imiti? Iwacu santé de santé byari bitari byazo. Noneho ubwo rero banyeza kuri Avega. Sanga kuri Avega simpazi. Bati noneho reka ntimunyoheze CH. Banyandikira CD4 ya CH. Ubwo najya icyo gipapuro rero. Baratwigisha bararangiza amaze kutwigisha barangije igihe cyo gufata amaraso. Nyina nabwiraga muganga we w'intindiro. Amaraso yanjye ari mu bwandu. Maze kubona kabiri. Icyo nshaka nuko yomenya abasirikare mfite muzamndangire naho nabasha gufata imiti y'ubukana. Yego rero barampimye bamaze kumpima rero mu kujya gufata igisubizo nsanga ya positifu ntayo na negatifu ntayo nsanga ni enterimine. Sobanurira rero n'abantu batari kubyumva. Enterimine bisobanura amaraso avanze
atari yavangura ari byo bivuga ngo muri y'amezi yanduye se kandi atanduye ni ukuvuga ngo kwa muganga ari ukuntu ushobora kugira gutya ugakora imibonano mpuzabitsina yego noneho warangiza hagashira waba wanduye mu mezi 3 hagati mu kwezi kumwe 2 amaraso abavanze atari yavangura noneho nyuma y'amezi 3 uri wakubwira tuzagarusha nyuma y'amezi 3 bareba ikirimo abamaze kuvangura yamara kuvangura positifu ubwo ibaye positifu ni ibyo nyine niba ari negatifu aba ari negatifu ubwo abaganga bamaze kutwigisha batubwira ati positifu eterimine ayo maraso ameze gutyo abyara positifu ntago ajya abyara negatifu ataba ari amaraso yanduye atari itari yivangura mbese ibikira agakoko ari byo byabimenyetso bimara amezi 3 ubwo byarangiye mbona eterimine maze kubona eterimine maze tuzagaruke nyuma y'ibyumweru 2 bya byumweru binaretse birashira hashiramo icya 3 noneho nagiye nekajye kureba ikindi cyuma nagiye njya kwa Nyiranuma rero kwa Nyiranuma ubwo nahagana Nyamirambo naho baratwigisha banatwereka n'ibimenyetso biranga batubwira mbese byose batwigisha baje kutwigisha rero byarangije njya gufatisha amaraso ubwo byarangije ubwo rero kandi rero njye nagiraga amahane wamaga kumpima wamaga icyemezo cyane naho ari mike ni amaraso nayanjye bapimye njye mpana icyemezo cyane bano birakarimo cyane muganga wambwiye atabandi ko babihisha ntibabivuge wowe kuki ngeshaka icyemezo cyane nifite umwana ufite amezi makeya nzamusabira igikoma none nikizamufuka wawe mpereza kandi wari ukimwonsa yene ni nkimwonsa kandi atetswe konswa amezi 8 amucutse cyangwa na 6 ahubwo ngira ngo na 6 noneho byarangire ubwo rero nakubwira ngo icyemezo cyanjye ahita gukima igipapuro cyanjye ubwo byarangije ajya kwipimisha rero bampimye barambwira bati kwa kundi uragenda wakagera bakakubaza usanze waranduye usanze uri muzima urabyifata ni muganga we ukirirwa urushya hari abandi bategereje kuza muri uno mwanya ibi ngewe naranduye aha mbere positifu aha kabiri positifu aho navuye neterimine nkamwereka za mpapuro none ntegereje icyo umbwira ngewe cyo nshaka no kugira ngo menye abasirikare mfite kugira ngo nzabashe kwifatira imiti y'ubukana iwacu ntayihari muganga yarambwiye aramwenyura amaze kumwenyura ati sisubiye cyo urakizi ni ndakizi ni positifu kimpe nigendere ati isubizo ni negatifu vuga turantuburiye muga urantuburiye ntago byashoboka ni wewe wapimye amaraso y'abandi uyitiranya yanjye yego nahamye ni positifu aha kabiri positifu aha gatatu eterimine eterimine ko mutubwira ko ibyara positifu ibye negatifu gute ati se witwa nde nitwizeye ati ntiwizera ko ushaka gukira ariko Imana arabimbwiye ndabyizeye ati warakize ntimugarika nkubwire ni hari abantu bakeya nturi ku kazi ndi ku kazi nta teko rihana nta nubwo ndibwiture hasi mfata amaraso bwa kabiri uyapime numara kuyapima kuko ntago mbyemera anyereka buryo ki baza n'uducupa bakandikaho inomero bakandika ku gacupa bagafata za nomero banditse bakarira ku gacupa bakaguha igisubizo cyawe ntago mbyemera wampinduriye maze kubyemera maze kwanga rero yahamagaye umuganga usuzuma ati mpuye n'ikibazo umuganga yaje aramwita burya abaganga n'abana beza cyane amaze kumwita bati ngize ikibazo kimeze gutya wa muganga amwereka za mpapuro zose nti ni gute mbonye negatifu muganga ati se bibaho atariko arambye atariko birashoboka ati wemera ko ati witwa nde nitwizeye atoma ko ushobora gukira rwose ndabyemera Imana narabiye nawe yunga mu rya mugenzi wavuga ati wizeye ariko kugira ngo mbyemere neza mbabarira nta bantu bahari ni bakeya umpime numara gupima umpe igisubizo cyanjye umuganga yaza na amaraso yo mu mutsi bafataga yaje afata amaraso yo mu mutsi bwa kabiri amaraso arayafata rwose amaze kuyafata amaraso rwose agenda arayapima arayagarura neza mbwa nti niba ngombwa nta nabantu bari hano nushaka upimire hariya nubwo ntazi ibyo mwandika ntize intariko rwose pe atana rundi rupapuro ruri hano haranda hari inti ntayo ati subwo twakubeshya kuya ngo bigende gute yaragasata amaraso yawe uti uri muzima nta gakoko karimo ati nta bwandu burimo ibyishimo biraza numvishe
umubyibuho mu birenge utangira urabyibuha numva mu gatuza ndabyimbye y'amahane aragabanuka numva mba biri muntu mpita ntekereza uko natekereje niho nari meze amababa nkagera ishari nkabona umudamu nkahita mubwira ukuntu binyerekeye n'ubundi niwe naruhukiye ariko yari inshuti yawe na n'ubu ubwo rero birangiye kuzamuka iriya Nyamabuye mureba uriya musozi wa Kahira nawe sinzi iminota nawe uzamutse numva ndishimye byabaye ngombwa ko nsubira kwa muganga nsubiye kwa muganga hahandi hose biba negatifu nsanga ni negatifu ubwo nyuma yaho rero nabyariyeho abana babiri nkajya kwipimisha n'ubundi kuko itwaye ujya kwipimisha n'umutware dusanga turi bazima nese icyo gihe wabanaga n'umutware nabanaga n'umutware rwose nza no gutinya kwimubwira kunyuma nabitinyutse bituze ukuntu yambwira ati reba hararuguru ati haririmbira ihari ati abantu bariyo bose bishwe nayo ati ndakwiyamye mbibwiriye umubyeyi arambwa atona nayo wari we wayizanye none ariko rero sinajyaho ngo mvuge ngo niwe njyewe namushatse mfite abana babiri ntabwo nari isugi muri make ntabwo ari isugi hagati aho ngaho sinabwo ko ntigeze muramo n'igishuko ariko Imana ishatse kukurinda irakurinda ije ko yarinze n'umutware wanjye uko wenda we byari kumugora Imana yabatereka nkwikiriza ariko noneho n'ubuhamya bubaho ushaka no kubana n'umutware mukabana ufite ubwandu ntiyanduye si rimwe si kabiri hari ibyo bintu bijya bibaho ariko ubwo rero ndashima Imana icyo cyarabaye abantu benshi babyibajeho cyane bamwe bati ni indoto mbi abandi bati ntabwo bishoboka ariko naye nkavuga nti indoto niba ari indoto yaje ikazana n'igisubizo cya muganga Imana ikambya nahuye na muganga ni Imana yankijije kuko byarabaye cyangwa mugani wararotaga urota murotera rimwe n'uno mudamu ubwo ndarota nza kuronja ko mwantera imirenge muri kare wabarose hose none ndi gushaka kukubaza umutware wawe mwigeze mufata igihe nibura mukavuga ati reka tujye kwipimisha turi kumwe urebe nawe ukuntu ahagaze twagiye kwipimisha nyine ariko ufite inda usanga ameze atewe nta kibazo nawe ntabwo yari yanduye muracyabana se turabana nta kibazo rero ubwo ndi gushaka nyuma y'icyo gihe byariho abana babiri ariko ni na kera byari muri 2004 hashize igihe none se kumva Imana hari ukuntu yagutabaye rwose yarantabaye ndayishimye ikagutabara warakomeje urasenga cyangwa se wahise umera nk'ubitera umugongo we ntabwo nsiba no gusenga urasenga ndasenga n'ubu munsi wo ariko wewe waho udasenga oye ndavuga gukorera Imana bya bindi by'indani nk'umuntu nyine Imana yakoreye igitangaza kimeze gutyo nuko ariko ndasenga kuko n'Imana Imana urubanza mfite nayo nta muntu w'Imana nawe usibye agacupa konyine wese wenda kwinywera ako agacupa ingo gasoma hari usomaho gakeya ntukabye wenda ntago ngira ngo nshayishe nteze ibibazo cyangwa se we wambona aho nabinsomemo ariko iyi nyota inyishe rwose Imana ndagasoma uravuga iki kuri bya bindi se numvishe bafunze agacupa nyine n'ubundi ntago ntanga amafaranga ngo nyigure reka barakugurira nuko kavumba ubona saga hahiye nkakavumba ntago nayi ubusa nakikura amafaranga 1,400 nkagura byeri se nagura byeri umwenda nk'uyu nkawubona nagura byeri umwenda nk'uyu nkawubona ntawo nabona urakavumba ndakavumba niba ari gacya nyine ryacupa niba ari icupa ry'igihumbi tugatura abadamu babiri turateranyiriza igihumbi ngo n'utunorese tubiri bashyama ka 500 ako karahagije ugasangira n'inshuti yawe rwose cyangwa mugenzi wanjye bagahishije nkagenda nkagasomaho nuko bimeze nuko bimeze nawe ntabwo ngwa ngo tsinde nk'umurongo nsayishe muri bidakorwa cyangwa umuntu wese abimbonemo ansome ko nasinze nago gakeya rwose ntugakabye umutware se nta kibazo ajya bigeraho iyo wasomye akantu ntabwo mubangamira ntabwo bigaragara nta n'umuturage ubimenya ntabwo bigaragara uragasoma ukitarira rwose nta kibazo niba ari wenda ari akanoresi narengere n'amacupa abiri wenda ubwo ni ahantu mu gikwe abiri se ntagusinda ubwo ni mu gikwe twagusoma gake musangira iyo wasomye abiri ntagusinda koko ni akanoresi kamwe we ndi kukubaza wasomye nk'abiri ntabwo ujya ahantu usinda ku buryo umugabo abibona ngewe nyine hari ukuntu unywa ushaka no kugenda wenda ahantu mu gikwe mugasoma muhererekanya iyo maze kumva ko
numvishe mese gashatse kumfata ngo ngendekera urarekera kuko bintu ntinya kugira ngo witure hasi ukomereke uri umubyeyi ni ikibazo kugira ngo ugende inzoga igutsinde uryama ahantu ku nzira bati naka ni ikibazo dore hari ukuntu ugenda wambaye umwenda ukitera nk'undi bati yacaye umwenda ahangaha ni ikibazo kandi rero mu buzima busanzwe nk'ababyeyi basinda hari ukuntu ushobora gusinda usinze ahantu mu kirori urakesheje ushobora no kwera n'imbobo zikakwirukankaho ibyo rero aba ari uguta umuco niyo mpamvu kunywa gakeya ukarekera ngo ntacyo babitwara yego hanyuma rero turi kugana ku musozo hereza mikoro inshuti yabo mama ni iki kintu wasorezaho nk'ubutumwa dushaka guhereza abantu bajya kuko uno mudamu ndumva hari ahantu naramubonye ku mushuti wanjye yamukoresheje nta nubwo nari nzi ko ari uyu nguyu ariko ugasanga muri komenti abantu ntabwo babyemera ko umuntu yakira sida hari n'uwo numvishe wakize diyabete bo ntabwo agiye kunuza ni ukumva gutya mu magambo none numvishe n'undi muntu wakize sida abantu batemera yuko zino ndwara zishobora kuba zakira atari ukuvuga ngo ni imiti wenda umuntu yanyweye ari ukwizera imana gusa ni iki kintu wababwira ikintu nababwira kwizera birarema ubundi icyo wizeye kikubaho uyu mudamu ngiye nkurikije uburyo yaje avuye kwa muganga avuye kwipimisha bakimara kumubwira ko yanduye yaraje asanga ndi mu rugo ngiye kugira ahantu njye arambwira ati namirate baje kugenda ni kubera iki akigize ikibazo mbese ambwira ikibazo cye uko cyagenze ngiye amaze kumva ko yanduye mbere rero wumvaga ngo umuntu yaranduye ukumva ko apfuye birangiye ku miti yari itaraboneka nako byari bizwi yego nahise nurikandarira ndavuga mama Ive ugiye gupfa arambwira ati tuvugana ndi umugenzi uko yambwiye arambwira ati ndi umugenzi insengero bari batarazica yajyaga gusenga arambwira ati ariko ngewe ikintu ngiye kwizera ko ngomba kuzajya mu ijuru ngiye gukorera imana mu gihe mbaye nkiriho ubwo rero ngiye nk'abantu ngewe numva nabwira kwandura si ikibazo ahubwo kwizera nicyo cyane kwizera ngewe ndumva ikintu nabwira abantu nababwira ko kwizera kurema amusubize mikoro dusoze cyangwa ari ugiye kuvuga nta guca mu ijambo wenda umuntu atanakira ariko ubuzima bwe bugakomeza agakomeza akaba muzima agakomeza agakorera abana be agakomeza akabaho ndumva agiye ikintu nasorezaho kwizera kurarema ngaho muhereza hari akabazo ntakubajije rero mama wanjye gato cyane twita dukana ku musozo muri icyo gihe wandura ko wabihisha umutware nta kintu wikeka gushobora kuba warakoze kuko aba ari ikibazo cy'umuryango ushobora kubimubwira cyangwa ukaba wanamubwira uti nagusobanuye ko nyina mushatse nta mwana yigeze abyara nta n'umugore niyo mwari mukibana se nyumva se njye nari mfite abana babiri mu bana babiri rero njye nari mvuye muri Kongo mu bana babiri n'ubundi naraje mbana n'abo bana ubwo hagati aho ngaho urumva ko nari umuntu ukuze kandi ngomba no gukundana ngomba no kuganira waraganiraga byumvikanye narabikekaga ko ari uko nyamara bishaka kuba byagenze ariko nkimara kwibona icyo kimenyetso nyine ntabwo nabimushyizeho nawe byatuze kuri ngewe ariko mbimubwiye nawe arangatereba hari ahantu ati abo bose ntabwo ari ngewe ati abo bose ko batapfuye ati abapfuye niyo bazize ati ngenda kwiyana namubwiye nagiye kubwire ko ngewe nandi ubashe unyirinde nimpfa uzarere abana bawe arambwira ati reba imisaraba iri ruguru iriya bose bishwe na sida ati ndetse namwe ugiye gushaka amata y'umwana ngiye kumucura ati ntuzacururize umwana azonka impaka atazonye ubwo rero hagati aho ngaho nibwo nakomeje ndigendera gutyo imana irareba ituye umuntu
reka mwikirize biragukijije rwose n'izina rya Yesu rwose pe ngiye mpamya ko ari Imana yankijije ni Imana yabikoze ni Imana yabikoze ukurikije n'izo nzozi wagize nkurikije izo nzozi jaje rikaza zigahura n'ibyemezo abaganga bampaye turasoje rero ariko turi gusoza nk'umuntu Imana yakora igitangaza ndashaka ko dusongoza uri gusenga rwose ushimira n'Imana yakoze icyo gitangaza twagiye senga rwose dusoze. Uwiteka Mana nziza ndagushimiye kuko uri Imana igira neza, ndagushimiye kuko uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza, ibinaniye abana b'abantu Uwiteka urabishobora, ubasha gukiza indwara zananiye abaganga, wowe ukiza kubw'ijambo ryawe Mana. Iyo uvuze byose birashoboka kandi wateka byose birakoreka. Uwiteka uri Imana igira neza, ndasenga nsabira abafite uburwayi bihebye Uwiteka kugira ngo ubagenderere, ubakoreho, ubereke ukuboko kwawe, ubereke ijambo ryawe Uwiteka, kuko ijambo ryawe ni inkota kandi ihinguranye keza no mu ngingo. Uwiteka Mana babere maso kandi babere inkingi, ubabere ingabo ibakingira ku manywa nijoro, kandi ubarinde kwiheba no kwiganyira, ahubwo barebe kuri wowe. Urakoze Mana, wumve gusenga kwanyu no kwinginga kwanjye kugera imbere yawe, ni mu izina ryawe ryera. Amen. Turasoje rero nshuti zacu, mwibuke gukora subscribe kugira ngo ibiganiro dukora bijye bibageraho igihe. Nitwa Divoice Omujas, ndi kumwe na Bikari inyuma ya kamera, ariko kandi ndakwibutsa yuko uyukoze like, share, ubutanze umusanzu ukomeye cyane. Mwibuke ko hari nimero no mudamu yabahaye, nyabona ushyize agasukari Imana yabiguheramo umugisha, kuko Imana idukora ibintu byinshi cyane tutatekerezaga, ariko rimwe na rimwe ushobora gusanga umugisha ufite cyangwa se ibyo yagezeho ari uko hari ikintu runaka wakoreye umuntu, Imana ikabiguheramo umugisha. Bye bye, Imana ibane namwe mu byo mukora byose. Ciao ciao.